ramba kandi ugire amahoro wowe ukurikiranye Lioness 250, Lioness 25 cyangwa se Lioness 250. Muri ubu buzima tubayemo, ibikorwa dukora bya buri munsi bitugiraho ingaruka ndetse bikagira n'ingaruka ku bandi. Niba dukora ibyiza, ingaruka zizaba nziza yaba kuri twe ndetse no ku bandi. Niba dukora bibi, ingaruka zizaba mbi yaba kuri twe ndetse no ku bandi. Uyu munsi rero nje kukwibutsa impamvu wagakwiriye kubaha ubuzima kugira ngo ubuzima bwawe bumere neza ndetse n'ubw'abandi bumere neza. Reka mbanze rero ngushimire wowe wakoze subscribe, nkushimire nawe duhora tubana buri gihe mu byo twibukiranyaho. Nkuko natangiye mbivuga, muri ubu buzima bwacu, iyo umuntu akora ibikorwa bibi bishobora kwangiza ubuzima bwe ndetse n'ubw'abandi. Umuntu ukora bene ibyo bikorwa bibi bigaragaza ko atubaha ubuzima. Hari ingero nyinshi z'ibikorwa abantu bakora ndetse bakanaburirwa ariko ugasanga barinangiye kubera yuko bo baba bumva ko ntacyo bitwaye. Nk'urugero, kunywa itabi bishobora gutera umuntu kanseri kandi bigatuma umubiri we utakaza ubushobozi bwo kuyirwanya. Bivugwa ko abantu bagera kuri 90% bicwa na kanseri y'ibihaha baba barabitewe no kunywa itabi cyangwa kuba hafi y'abantu banywa itabi. Ni ukuvuga ko abantu banywa itabi ntago ari bo bigira ingaruka gusa, ahubwo n'abegera cyangwa se baba bari hafi y'abo banywa itabi nabo bibagiraho ingaruka. Niyo mpamvu akenshi usanga bavuga ko banadushishikariza ko kunywera itabi mu ruhame ari amakosa. Urundi rugero turebeye muri rusange, ngo buri mwaka ibisasu biraswa ahantu hahurira abantu benshi bituma abantu bahungabana. Hari raporo yasohowe na Stanford University yagize iti ubushakashatsi bugaragaza ko nubwo hari abantu benshi barokoka igihe ibisasu biba byarashwe ku mashuri, bashobora kumara imyaka myinshi bafite ikibazo cy'ihungabana. Ni ukuvuga ko iyo ibisasu birashwe nubwo umuntu yabirokoka ariko asigarana ihungabana. Ibyo ni ibikorwa rero bibi bigaragaza ko ababikora baba batubaha ubuzima bwabo ndetse n'ubw'abandi. Urundi rugero twafata rukunda kubaho mu buzima bwacu bwa buri munsi yaba mu gihugu cyacu cyangwa se n'ahandi, hari abantu batwara imodoka cyangwa se ibinyabiziga banyoye inzoga cyangwa se bafashe ibiyobyabwenge. Bene bariya bantu akenshi usanga bateje akaga yaba abo batwaye mu ibyo binyabiziga byabo ndetse bakanateza akaga abandi batwaye ibindi binyabiziga cyangwa se n'abagenda n'amaguru. Uzasanga akenshi nk'abayobozi cyangwa se ubuyobozi bufata ingamba ku bantu batwara banyoye inzoga cyangwa se banyoye ibiyobyabwenge. Biriya ni ukurengera ubuzima bwa babandi baba babikoresheje ndetse n'abandi b'inzirakarengane, kubera ko abo bantu batita ku buzima iyo bakoze biriya bikorwa usanga hari benshi b'inzirakarengane babigendeyemo cyangwa se bahuye n'ibibazo kandi babitewe na babandi baba babikoze batitaye ku buzima bwabo. Abandi bantu navugaho bagaragaza ko batita ku buzima bwabo ndetse n'ubw'abandi ni abantu banywa inzoga nyinshi zikabije zibatera gukora ibikorwa bibi. Mbere na mbere, umuntu unywa inzoga nyinshi zikabije zimuteza ibibazo by'umubiri cyane cyane nk'indwara y'umwijima. Ikindi kibabaje ni uko iyo warwaye umwijima bitewe n'inzoga ntago ushobora gukira. Ikindi kandi ngo inzoga nyinshi buriya zigabanya ubudahangarwa bw'umubiri bikazamukiraho za ndwara zitandura, ku buryo iyo umuntu arwaye akarwara gatoya kadashobora gukira kubera ko ubudahangarwa bw'umubiri buba bwagabanutse. Umuntu w'inzoga nyinshi kandi buriya nta n'ubushobozi bwo gutekereza aba agifite buhagije. Ibyo ni ibijyanye n'ubuzima bw'umuntu bwite bwangirika kubera inzoga. Noneho iyo umuntu anywa inzoga nyinshi akenshi usanga ateje n'ibibazo abandi, kubera ko aho yazinywereye usanga rimwe na rimwe aharwaniye akahava yagiranye ibibazo n'abantu bahari. Ikindi nabo babana usanga batabana neza, ugasanga bahorana amakimbirane. Hari amakimbirane mu miryango menshi abaho kandi aterwa n'inzoga
nyinshi. Buriya umuntu unywa inzoga nyinshi akenshi uzasanga atagira umwanya wo gukora ngo yiteze imbere. Nibe umugabo cyangwa se umugore agenda akajya mu kabari akanywa buri munsi, aba ari no kwangiza umutungo wakabateje imbere. Ikindi, nta mwanya azabona wo guha uwo muryango, nta mwanya azabona wo kugira ngo baganire, ahubwo umwanya awishyirira mu nzoga, aba yagiye gushaka abo basangira izo nzoga. Nawe ushingiye nko kuri ibi nkubwiyeho, cyangwa se nawe ibyo waba uzi usanzwe ubona, biragaragaza ko umuntu unywa inzoga nyinshi ateza ibibazo n'abatazinyweye. Noneho mu rwego rwo kubaha ubuzima bwacu ndetse n'ubw'abandi, tugiye kureba icyo twagakwiriye gukora. Mbere na mbere, umuntu agomba kwirinda ubwe. Nubwo waba ukora ibikorwa biteje akaga, nk'urugero twabonye rwo kunywa itabi, gusinda cyangwa gukoresha ibindi biyobyabwenge, ushobora kubireka mu rwego rwo kwirinda wowe ubwawe. Ibyo bikorwa byangiza ubuzima bwawe. Ni wowe ugomba kumenya ko ubuzima bwawe ugomba kuburinda, kandi bigaragaza ko utubaha ubuzima bwawe n'ubw'abandi ntago wabwubaha, kandi abo bandi nabo hakubiyemo n'abagize umuryango wawe. Ikindi cya kabiri dukwiriye gukora ngo ni ukwita ku mutekano wawe n'uw'abandi. Aha umutekano uba uvugwa ni umutekano w'ubuzima bwawe. Nk'urugero, muri iyi minsi hari imvura nyinshi. Ni muri urwo rwego Minisiteri y'Ibiza yatanze itangazo ndetse n'amamesaje abantu bagiye bayabona, bavuga ko abantu bakwiriye kwirinda bakora ibikorwa bibarinda, cyane cyane byabateza akaga, cyane cyane muri iki gihe cy'imvura nyinshi. Ibikorwa batubwira rero ni nko gusibura inzira z'amazi, cyane cyane nk'amazi ava mu nzu zacu, ndetse no gusana inzu aho ubona ishobora guteza ikibazo. Icyo gihe uzaba wirinze cyangwa se witaye ku mutekano wawe ndetse n'uw'abawe. Mu kwita ku mutekano kandi batubwira nko kujya dutwara ibinyabiziga ku babitwara bitonze. Buriya mu muhanda ngo nta kinyabiziga gisiga ikindi. Akenshi usanga nk'iyo umuntu muhagurukiye rimwe akagenda yirukanka agera imbere, ugasanga ahuye wenda na mbuteyaje cyangwa se ahuye n'imbogamizi ituma adakomeza kwirukanka. Wa wundi wiyiziye mu buryo busanzwe akamusanga mu nzira, kandi niyo yakwirukanka gute, n'ubundi ntabwo amusiga umwanya munini. Ikindi, nk'umuntu ufite ikinyabiziga aba akwiriye kucyitaho, akagikoresha gifite ubuzima bwiza kugira ngo kitaba cyamuteza ibibazo, kuko murabizi hari nk'abantu bajya bahura n'impanuka bitewe n'uko wenda imodoka ifite ikibazo runaka. Ikindi kintu dukwiriye kwitaho mu rwego rwo kubaha ubuzima bwacu ndetse n'ubw'abandi, ni ukutemerera abandi ko badukoresha mu bikorwa byatuma dukomereka cyangwa se byaduteza gupfa. Hari abantu bajya bagendera nko mu kigare, ugasanga niba umuntu atonganye n'undi bakagukurura bati ngwino tujye guhangana na kanaka, ugasanga havuyemo nk'indwara. Bene ibyo bikorwa ntukemerere umuntu ngo abikujyanemo. Dusoza, ikintu cya nyuma ngo dukwiriye gukora ni ukwita ku bandi. Buriya ngo iyo wubaha ubuzima, wita ku bantu bose utagendeye aho bakomoka, ibara ry'uruhu rwabo cyangwa se imyemerere yabo, ndetse n'imibereho y'ubuzima bwabo. Ni ukuvuga muri rusange wita ku muntu uwo ari we wese nta vangura na rimwe ugendeyeho, kubera ko akenshi usanga kurobanura abantu no kwangana nibyo biteza intambara ku isi. Ni mucyo rero twubahe ubuzima bwacu n'ubw'abandi kuko ari ubw'agaciro. Wakoze cyane kunkurikira. Niba hari icyo wungukiye muri ibi twibukiranijeho uyu munsi, ushyiremo komenti. Ikindi, niba utarakora subscribe wayikora, kandi subscribe ikorwa rimwe. Tuzasubira ubutaha rero. Ciao, bye.